Jesus. Buriya Yesu niwe mustari dufite ubyangu byemera. Ni Imana. Buri Imana nta muntu urayibona kuri iyi si, nta muntu urabona Imana. Wagerageje kubona Imana yarapfuye, wagerageje kuyibona yakubiswe n'inkuba, wagerageje kuyibona Yesu se waramubonye we? Yesu naramubonye. Yesu gwera mu bana ngo Yesu ngo abakobwa bakubitaga ariho mani n'umwongereza ariko yari muri Kongo mani uriho n'abapfumaguritse ariho se ari he uriya waje urashyuye filime Yesu uribura ntabwo ari we Yesu Yesu se ngiriza n'uwuye Yesu nyirizina ubundi ukuvuga ngo iriya ni filime Yesu yimereye mu ijuru urabona Yesu ntabwo Yesu yakina filime amateka iriya niyo bita filime documentaire cyangwa se twahita live ubuzima mu cyongereza bwita ni live documentaire. Ese ubundi bavuga ngo no life no money babashatse kuvuga ngo no life no money nta soko nta n'umugore nta mafaranga nta buzima ni kuba bivuga se nyamakuru muri yasi karame so twagwaye ikaze kuri Dr. Senga TV musanzwe kumona ko majya atandukanye uri mu bantu ba mbere bashimisha abantu yaba ku bigano bigiye bitandukanye bashimisha bose ari n'abaduvuma oya nabo bavuma buriya oya babyanga babyemera Imana yagambiriye ku buzima bw'umuntu kizasomo icyo mpamya kubivuga so icyo nshaka kuvuga rero mabona ariko koranje kwitageza gasango ntabwo ujye kubera iki uko niko kuri babyanga babyemera njyewe Noheli ntabonye mu ndirimbo yande tuvugana bayita Noheli artiste uyibona ntabonye mu ndirimbo ya nuza se imaze kugira abasabu 15 abana mu bafite mu masaha ifite mu bikene oya mbere y'Imana ugendana nyimo hafi mo kureka cyane waratutubikana Yesu yatutubikanye none akuye gututubikana uriya muntu nawe n'umuswa ubwo bwo yarifasha iyi ndirimbo ya CEO ya Zero Therapy ni ukuvuga ngo niyo ndirimbo ya mbere ni nka Nzova yageze ku bariro uzare Nzova yinjiye muri iyo sport yatsenze ari yose ntabwo Nzova yarariyo we ariko ubona uko yarasengera byanyabyo byararangiye oye iriya ni koteze bro umugore barakuburiya bavuga ngo aho yaciye ni haca urwango n'amacisha amahiri amajeye se njyana namwiteza ubu ngubu ugira ngo kubera iki yarambyariye ku rwanda nta bizaza nta byazananya n'umwami Yesu njyewe ngo ni ukuvuga ngo inshuti n'ifitiye kano kanya ni Jesus Arsenal bo gusoza Arsenal wagwan shano no kugura burasura cyishura harabakora uwanagiye tubabara mu marabe muri tagita twatinza mu kazi urebe ibyo kubera ahantu ahita hakumuriro wacu tubikane abo bashwani buretse bashebe wewe guma hano urebe hano barakupita hano haracya buriya cyo nabonye cyo mu buzima namaze kubona cyo kimwe cyo narababwiye mwanga kumva uri hamwe n'abasazi babiri yego ubona nk'umuntu ukunda kubuza ibintu by'amateka wenda ibintu bigiye bitandukanye nyine bijyanye n'amateka bava ku muntu uzi ubwenge n'indi cyangwa umuntu uzi ubwenge uyu nguyu ubona ko ari umuntu ushobora kuba bijyanye n'ubwenge cyangwa n'ubwenge buhahane na nyamabona uri muntu ubona ko ari umuntu watanje mu buryo buseseme ubundi hari ikintu kimwe cyonyine Noheli umubaze mu by'Imana sibyo Noheli ushaka kugira ngo umenye Imana yamubaze by'abapfubuzi yapfuye Noheli sibyo kwikira aramupfubara Noheli ahubwo arongo aramupfubya ahubwo Noheli ngo aramupfubya Noheli reka ngwere mwagurenga umwumbati ngo nimba ari niki nawe utekereza kugira ngo umuntu w'umugore muzima umugore w'umureba kandi wasaga ibyo bintu wasaga ari kubivuga bizakugaruka kandi nyera none mu kiganiro cyacu kimwe muri bakuru zivuga ngo iki imyumbati nyine imyumbati n'ikibazo mubara arangije akora amahano sibyo ibyo bintu by'uburere nari ibyo nzi nanjye ntabyo nzi ntabwo tumufatanyije ariko icyo abanyarwandakazi icyo ushaka kubabwira mukore subscribe kuri channel y'imbwa yiteze imbere izamuke irebwe ihembwe wagiye uhinduka wabona kumuvuna mu bivuze y'imbwa ntabwo uyungubwa icyavuze jitafu yumvuze nyine y'imbwa ari imbere umuntu ubwo bwangiza bwemera yicano bayita Dr. Senga TV mukore sekashaka mubaze ucuruza urumogi yewe Senga se Senga se Dr. ni ibiki
ako hamagariye wasanga ari dogiteri mu gupfubura cyangwa mu kwiba dogiteri mu biki cyangwa urumva ni umuganga yes ni umuganga w'iki hari undi numvise wandika ngo dogiteri ndabona ngo dogiteri w'iki ngo dogiteri w'umuziki yego ariko n'ibyo yanakuvura ushobora kujya urwaye ubwonko bwatutubikanye ubwonko bugiye gusohoka agafata yatumvise akaba aravuga ejo nabonye mushiki wawe afite mu kanwa nk'ahawe neza baravuga ari mushiki wanjye bavuga ngo iki Shirimba yandirimba baragitosa amazi kubita kuri ka kandi umugore arataka maze azana amazi kubita none se bavuga ngo azana amazi nitiyo ubundi ukuntu byagenze kuko hari njye numvise mfite amakuru bagiye guhamagara kuri RBA ariko barashaka gusobanura ku kantu k'amazi nyine amazi ku isi tutuyeho igizwe n'ibice bine niyama n'abantu bavuga ngo ntabwo barya ingurube baragize bakanywa amazi niba yose arafashe ingurube bakazoreza mu mazi waragize uvuga ngo ntabwo urya ingurube wabona ndimo ndirira ingurube ukavuga ngo nyamabondo azapfa kubera kurya ingurube kutarapfa kandi unywa amazi wowe ukapfa wari wo ubundi nyamabuye ubundi ni ukubera iki ubundi ko bavuga ngo nta bazimu benshi ikindi hakurya baza kumva n'ibintu biraza ubundi kubera iki ubundi ni ukubera iki abasilamu bahise batagomba kurya inyamaswa kandi ugasanga umuntu nkanjye ndayirya kandi twese tubibamo kandi iyo ngurube yaremwe n'Imana kubera iki duhitamo kwanga oya ngingurube bundi yariye Muhammad ndi oya nta we utagamira iby'idini arandere ku bindi byo bireba dini mu bireba ariko umva nabyo tubivugeho nta mateka arimo ubundi ikosa utazakora ni rimwe cyane kuba mwaganira ku biganiro bijyanye wenda sinzi iby'urukozasoni ariko idini kuba abasalamu batemera inyamaswa y'ingurube nuko ingurube ifite za nyabingi ikagira abadayimoni ikagira ibikoshi turakorera ese okay nari bitavu ngiye kukubaza turi nk'inyuma y'ishyamba turaje kuri mo Kigali nta kibazo kuri kwa Riderman hejuru mu Kamenge Paradise hanyuma abanyarwanda kazi reka mbaze ikibazo gitafu yabize ko bose usanga sitari yego gitafu niwe muturage ucitse kuri kwa Riderman rero niwe muturage uciritse ku isi abantu bose bakora ingofero oya ni mu Kamenge kwa Riderman no ku muhanda niwe ese Noheli niwe muturage ucitse kugira ngo bose babonye nyine avuze ucitse cyangwa aravuze ku buryo na ari perezida cyangwa n'undi muntu wese ashobora kumugeraho nyine uvuze uciritse ku isi aravuze ngo ni uwuhe muturage ubona ku isi uciriritse ku buryo umuntu wese yamugeraho akamugurira ingofero uvuze Noheli hari icyo warenzaho ibihumbi 10 byanjye by'imineke uciriritse wanturiwe bahunguka umugabo wanturaga urakamugiye ukomora akanwa mu karura karara Noheli gitafu cyane ariko niba nibyo ngibyo iyo umuntu akubwiye ngo niwe muturage ucitse isabano bose uciriritse giye warera bakuru ni wa muntu udashobora kwigurira kogati udashobora kwigurira bombo ya ari wa muntu ushobora ni wa muntu uba mu buzima baharara uwo muntu aba ameze nka yakacanga nka zofa niko uwo muntu aba ameze aba ameze nk'uyu nguyu umbajije umuntu uciriritse ku rwego abantu babona bakamugirira impuhwe bakaba bati kwigufara mu buzima bubi sibyo Noheli nta wundi muntu uwo muntu ntawe n'uyu nguyu tumaze kuba nk'ingurube ndashimira ngo ndi kumwe na Gitafu nawe ngabo gusimba kashaka kuri bw'ahantu mu bwato kandi ratwishize arakarara imihanda aragashaka ahita twebwe tumaze kubaka ibintu bikomeye dushatse twazana isubiraho ni mu kiganiro mwana w'inderane ntabwo abashaka soni yanyweye bikeze hari ijambo bita ibirahamabya ni ijambo riri mu mvugo nyarwanda kizamo n'indege atongera ntabwo washobora kuba ndi kumwe n'amashuri yanjye mw'izina rya Yesu mangara pakasiya baba mangara muhanga none ukangutuki Noheli twagiye komeza rati uvuga ngo gahunda uko wa muntu nyine ubona kuri mu buzima umeze ati
uciriritse ku buryo bose umukuru ibigofa batunguruka bisa bakajya nta muntu uciriritse ubaho nawe ni wa muntu abasha no kwigurira iki bogisi inde n'ikiraha umuntu uciriritse ku rwego ruremereye ni wa muntu utabasha no kwigurira bogisi abageze bogisa nuza atajya yambara bogisa amabondo yo yumvise umuntu avuze ngo wowe muturage uciriritse ku isi abantu bose bakurira ngo umva ari mwiki bari ngo yenda kuvuga ngo habaho barabona bikubwira neza nta muntu ukennye ku isi utagira icyo atanga nta n'umuntu ukize ku isi utagira icyo yakira setu ikibazo cya kabiri kiragira giti iyo nshaka kumubwira ijambo mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali harimo inyubako harimo amazu harimo indabo majarite harimo imihanda abanyirondo harimo abakobwa harimo nta gakobwa wakira uzakoza ngo umujyi wa Kigali urimo iki umujyi wa Kigali urimo intara urimo intara uri ako wasara ntakoramo n'umurenge imirimo yashishwe ajya gusiga yatongo oya sida yarashaka itorere ariko iyo bavuze ngo umujyi ni mu mujyi wa Kigali gusa wavuga ngo hari amazu yewe Nyamabondo ikibazo navuze nti ijambo mu mujyi wa Kigali hagati harimo intara navuze ko harimo amazu harimo convention harimo ibintu byinshi cyane ahubwo harimo n'ingagi kandi nawe urimo iba nyine ariyo ariko hariyo ngenzi yanjye umva ko ikibazo kimeze we nagiye ubundi nkunda kubaza ibibazo n'ibisubizo byabyo yego kuvuga ngo nababajije ngo niwe muturage uciriritse abantu bose bakwiriye twavuze vi ni ukuvuga ngo umuturage uciriritse ku isi abantu bose bakwiriye yogosha uciriritse se njye nakibajije cyarasaze oye cyeka muri comment umuntu wogosha muri kiripazo urebe wabo ni gukuru ye baba we umuntu wogosha ntabwo niyogoshesha kuri mu Rwanda ntabwo ubwisobanuro maze umuntu ni kumugosha iyo uvuga wenda umuntu ucitse ukavuga umukontente koriyete reka rangiza kuvuga ngo iki ni ikibazo nabaje ngo mu mujyi wa Kigali hagati harimo iki nabaje ngo ijambo harimo inyuguti ya ga yego kapitale si kapitale se nyine kapitali Kigali urumva gatari kagabo harimo na Rwanda kareka Rwanda nziza gihugu cyiza nta muntu niba yicaye bagufunga ntaganza amakuru so ntabwo kuvuga ngo rata petit frère ntabwo uciye mu ntuza ariko iminsi isigaye ntabwo uri gukora ibiganiro neza nk'uko byari bikwiye nk'uko bikwiye nyine nk'uko mu minsi ishize wowe uri uramushakamo ikintu ni kayibanduro reba hano mubwire kunyumva neza turi muri viziyo uvuga ngo imana atari kubikora neza igihe kiragera umuntu akajya muri gas ako Noheli ari kukurusha hiti muri iyi minsi kubera iki uzi impamvu ni uko yanyisunze tega amatwi nyisunga na jeta fara twisunga gukora ikintu jeta fazira jeta fara twisunga ntabwo jeta fazira mama reka rero mbabwize n'ukuri mwamarike mwe none mbite n'abakatiye ikintu bite iyo genge yanyu iyo genge yanyu ntabwo nayishobora mana oya genge yanyu kurana amajoro oya kurara kuri zino za kuri za uramurara ijoro narajya kwirwa ngira mukajya kwirwa mujya kunoza kujya kugura indaya njyewe njya kugura indaya bagiye kugendana nabo bagiye gukwiba ibintu byose utari mu ndaya afite abagore batatu ameze nka nzovu Sandrine ngaho Diane wa undi umufite amere nk'uwose umugore mushya oya nifite mwiza we Sandrine we oya ubwo se wawe oya hari Sandrine ba Fabiola bariya ba Kanyange ba Mukando bagira baratosa yego komanda asigaye ibo ejo nzamukoresha asigaye bari muri Michel bora mvuga ni wa undi mwuko kigara ejo bundi nayo numwo kwa Danizo Danizo se byagenze ariko Danizo cyo gukora ndaraya oya Danizo ushaka guheta bari abakobwa kuko Danizo aba muri bino bintu nabase bikore abantu bize man mbese ko bivuga ko ngo ikintu Danizo apfa n'abari abakobwa abashaka kubaheta bari abakobwa atikingiye umva musobanurire man Danizo n'umwenjeniyeri none wibaza impamvu abantu benshi badakunda gukoresha abakobwa hanyuma mishu bapfuye iki na Danizo mishu ko yasobanuye Danizo neza neza aravuga ati warashaka kundongora nasoni wowe nagashobose se ntabwo bibaho Danizo abavutiye akabahakaza akanabahemba bitwaye nta kiba bitwaye umuntu arakuvutiye ikibazo ntabwo ari ukubahemba ahubwo
ikintu kiriho Danizo mbere yuko agukoresha urabanza mbere yuko uza kuri kamera ukanywa umumanurajipo arakora ikiganiro kandi aravuga ko yabisesenguye none ndi dore bamwita ngo ni Singa TV Dr. Singa TV Danizo avuze ko ngo utoroshe mbere yuko haba koga kazi ubwo no kuvuga ngo Singo TV na Danizo no ugiye kujyana beef ya Dani umve ngo nono kano kanya mugiye gucana waka umwe acana umuriro undi acana amazi umwe agiye kumuruza undi abumukura yewana hagiye kuciwamba ari umva bro ariko nyine by'imihanda uvuze rwose isibye mwebwe b'abanyamakuru nyine nande Danizo kamucira iki umuvuga ngo neza ushaka kumuvuga neza yewe aya mabandi nta numwe navugira neza bitari mu mujyi